hariho umukene, hakabaho umukene nyakujya, hakaza umutindi, hakabaho umutindi nyakujya, hakaba n'umuhanya. Umuhanya azaba afite nka vewiti. Ubwo nyine umuntu uzaba utunze nk'imodoka yitwa vewiti, uwo niwe muhanya, kuko azabasukamo ifaranga, azabaha ubukire ku rwego rwo hejuru. Abantu bazarengwa, hazabaho ibyaha by'indengakamere, kuko intego ya ANTI-KRISTO cyangwa ya Satani ni ukwanduza isura y'ikiremwa muntu, kuko iyo umuntu akoze ibihabanye n'iby'Imana yamuremeye aba ari kubabaza umutima w'Imana. Barangiza bagategura inkingo zo kugira ngo bice abantu, ngo bagabanye abantu ku isi. Urumva bari muri misiyo ya Satani, kandi abantu benshi bakarimbukiramo kuko batihannye. Iyi miryango rero twababwiye, harimo umuryango w'abibumbye, navuga ngo nicyo gikoresho cy'iyo miryango uko ari ine. Ibo rero bashyize imbaraga ku birebana na tekinoloji kugira ngo ANTI-KRISTO abashe gukontora abantu bose n'ibihugu byose. Itegeko ryose basohoye umwanzi abahaye rihite risansibirizwa abaperezida bayoboye ibihugu kugira ngo abantu barishyire mu bikorwa, biyanduze, batuma umwuka w'Imana abahunga, abantu bazarimuka ari benshi. Ngibyo ibintu bine rero ANTI-KRISTO azayoboza isi. Icyambere tubonye ko ibi byose azahita agarura ubukungu ku isi, abantu bakize, intambara zahagarika ko azabaye isi yose, ibihugu byose bibuze kongera kurwana, abibwire kurambika intwaro hasi, ajye mu Bisiraheli, ko azagenda abwira Abisiraheli ko ari we Mesiya. Nagera ku Bisiraheli akababwira ko ari we Mesiya. Uyu muryango urazwi, usacinze kuri internet urawubona, ni umuryango ukorana na Satani, niwe usuka amafaranga mu bihugu byose ngo biteze intambara, niwe ubaha amafaranga yo kugura intwaro za kirimbuzi. Uyu ni umuryango wiyemeje gukora Satani. ANTI-KRISTO rero agomba kuzakomoka muri uyu muryango. Isaha imwe nta muntu ukoze mu isi, nta muntu n'umwe ukoze. Murebe nk'ejo bundi muri coronavirus, mu gihe abantu bari muri za lockdown, abantu bakoreraga mu mazu, isi yubakiye ku gukora, bafashe isaha imwe ku isi yose nta muntu ukora. Igihombo isi yagira bashobora kukigarura mu myaka irenga 500. Murabona iyi ntambara hagati ya Israel na Palestina ntizigera ihagarara, keretse Mesiya wenyine niwe uzayihagarika. Ariko ANTI-KRISTO azabajijisha muri icyo gihe, ababwire yuko kuko rero amahanga yose, ibihugu byose bizaba byamaze kumuha ubutware, ari butwaye isi, kubabwira ngo muhagarike iyo ntambara bizaba byoroshye, bazahita bayihagarika rwose. Abantu badafite ubumenyi ku bintu runaka, ngo ntabwo abo bantu bashobora kuba ako gace kadutse k'abantu bitwa ngo ni abajournalistique, badutse bashaka kwerekana ko Imana uyimenyera mu bumenyi n'ubwenge bwa hano mu isi. Imana ntabwo iguhamagaye igukoresha uri umuswa, iguhamagara uri umuswa ikagukoresha uri umunyabwenge. Ntabwo Imana ifata umuntu ngo imuhamagare umunyantege nke, ngo imukoreshe umunyantege nke, imuhindura umunyembaraga. Izo nyigisho nazo ziyobya abantu, zimaze kwaduka mu isi, zishingiye ku bumenyi, ku buhanga, kuri siyansi, kuri filozofi, kuri histoire, kuri biology, kuri geography. Mbega ibi bintu byose tubona by'imyigire twiga ku bumenyi burebana n'iby'isi, tugiye kwiga intambara ya Harimagedoni. Abantu bose azabasukira ikintu cyitwa ifaranga, bazaba bakire ku rwego rwo hejuru. Kubera iki? Kugira ngo abibagize muri ako gahe gato, kuko itoro niva mu isi yose izahubangana. Ko abiseye batazabyemera, bazahita batekereza ko wa wundi bishe ari nawe wacyuye itorero, kuko iyo nkuru bazayumva ko ari itoro ryagiye, nibwo bazavuga bati birashoboka ko yaba ari we kuko Mesiya. ANTI-KRISTO azakoranya ingabo zose ziri hano mu isi, ingabo zirobanuwe mu bihugu, zikora mu muryango w'abibumbye, izirwanira mu kirere, yaba izirwanira ku mazi n'izirwanira ku butaka. Babandi b'abahanga bazi kurwana, abizi intambara yo mu kirere bakabazi kuyirwana, abizi intambara yo ku mazi bazi kurwanira ku mazi, abizi intambara zo ku butaka bazi kurwanira ku butaka, b'abahanga barobanuwe baba mu muryango w'abibumbye. ANTI-KRISTO azabakoranya bose, azatanga itegeko ko buri gihugu cyose cyo ku isi bagomba gufata izo ngabo zikaza kuri Isiraheli kugira ngo ahanagure ku ikarita y'isi igihugu cy'Abisiraheli. Ni ukuvuga ngo umusirikare wese uzi kurwana neza, uzwi nyine warobanuwe, azava mu gihugu arimo agiye kuri Isiraheli. Izi ntwaro zose bari gucura za nuclear baziteguriye kuzazirwanisha kuri Harimagedoni. Tuje tubasobanurire Harimagedoni neza, mwumva uburyo bayiteguye neza, n'umwuka wa Satani uri kubakoresha. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi. Nawe nshuti yanjye aza kwambika ikamba. Reka nongere ngusuhuze kandi ngufuriza amahoro y'Imana, mwene data kandi mukundwa kuri iki biganiro bitambuka kuri AYALONI TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza bw'Ubwami bw'Imana. Turakwifuriza guhirwa muri byose, gubwa neza aho uri, kandi turahumuriza wowe ubabaye, wowe ufite ibibazo, gukomeza kwiringira Mwami wacu Yesu Kristo, kuko ari we igisubizo cy'ibibazo by'abari mu isi yose. Ijambo ry'Imana ravuga ngo ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Kandi siko bizahora, bamutegereza bose ngo ntawe uzakorwa n'isoni, keretse ava mu masezerano ari nta mpamvu, abo nibo bazakorwa n'isoni. Rero komeza wiringire Yesu. Abaheburayo ibice 10:37 haravuga ngo haracyasigaye igihe kigufi cyane, kandi uzaza ntazatinda.
ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera, ngo yamara nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira. Ariko umwanditsi aravuga ngo ariko twebweho dufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite kwizera ngo tuzakize ubugingo bwacu. Komeza rero wizere kandi utegereze umwami. Ibikubabaje, ibikugoye, indwara, ubuzima bukugoye, ubukene, inzara n'ibindi byose ubona bikurije muri iyi si, ntabwo ari ko bizahora, pamutegereza bose. Imana igumugisha cyane, turashimira Imana kuko yongeye kuduha umwanya ngo tugaruke mu kiganiro cyacu igihe cyanjye. Nkuko mubizi gitambukamo inyigisho z'uburyo butatu, harimo inyigisho z'igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana. Igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana tumaze igihe tukigisha, ngira ngo tumaze imyaka igeze muri 16 turi kwigisha igitabo cy'ubuhanuzi bwanditswe na Yohana cyitwa ibyahishuwe. Abantu benshi bamaze iminsi rero barimo kutubwira ngo twongeye dutangire neza noneho twigishe, kandi kuko nibyo birakwiriye ko abantu biga ubuhanuzi bw'igitabo cy'ibyahishuwe na Danieli, kuko ari bwo buhanuzi dusohoyemo muri iki gihe cyane, buri gusohorana umuvuduko muri iyi si, kandi bukaba buri kugera ku nzego zose, yaba inzego za politike z'isi, yaba inzego z'amadini n'amatorero. Mbega ubuhanuzi bw'ibyahishuwe burakora mu mpande zose, kandi biri gusohoka muri iki gihe kuko ari ubuhanuzi busohoza ibihe bya nyuma by'imperuka. Babana baratangiye. Hanyuma rero abantu bamaze iminsi barimo kubidusaba ko igitabo cy'ibyahishuwe tukinjiramo neza, dushaka kukinjiramo, ariko ngira nk'uko bisanzwe murabizi ko turi kwiga inyigisho ziri mu gitabo twanditse cyitwa ukuri nahishwe. Twasobanuye impamvu Imana yaduhaye irishurirwa ry'iri zina ukuri nahishwe, nuko hari ukuri abantu benshi bitirirwa izina rya Yesu bahishwe, ndetse n'abadakijijwe, bigatuma batabasha kumenya Yesu neza. Ibyo bintu byose bahishwe rero twabishyize muri iki gitabo ukuri nahishwe. Ni igitabo cyiza gikubiyemo inyigisho nyinshi zirebana n'isi dutuyemo, zirebana n'ibibera mu isi y'umwuka itagaragara, yaba isi y'umwuka y'ubwami bw'Imana n'isi y'umwuka y'ubwami bw'umwijima, bw'ubwami bwa Satani, kandi byose bikaza gusohorezwa mu bantu no ku bintu tubona muri iyi si muri iki gihe cya none. Rero igitabo ukuri nahishwe gikubiyemo izo nyigisho, harimo inyigisho zirebana no kugaruka kwa Yesu, ariko kuzamurwa kw'itorero. Iyo ni ingingo ya mbere, kuko kigizwe n'ingingo 12. Izo ngingo 12, iya mbere ni ukuzamurwa kw'itorero, kugaruka kwa Yesu. Twarasobanuye kuko iyo ngingo igizwe n'utundi tugingo dutatu, cyangwa se igizwe n'uduce dutatu. Ibyo twarabisobanuye neza. Ingingo ya kabiri twasobanuye imikorere ya ANTI-KRISTO mu bihe bitatu, tugaragaza ANTI-KRISTO igihe cya mbere yakozemo, uko yakoze, abo yakoranye nabo. Tugaragaza igihe cya kabiri kandi iki gihe turimo arimo gukora, kandi akaba ari gukora mu buryo bukomeye, uburyo Bibiliya yitegura uburyo bw'amayoberane. Rwandiko Pawulo yandikiye Abatesalonika rwa 2 ibice 2 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 11, cyane usomye umurongo wa 5 wa 6 n'uwa 7 hagaragaza uburyo ari gukora mu buryo bw'amayoberane, kandi akaba ari cyo gihe gikomeye kibi kurenza ikindi gihe cyose twatambutsemo n'abasogokuruza bacu banyuzemo. Igihe kibi cyane, kibi nivuga kibi ucyumve ko ari igihe kibi. Igihe kibi iki gihe turimo ni igihe abantu benshi Satani arimo kubona umusaruro muri bo utagira ingano, kandi benshi ni abari mu madini n'amatorero, bitwikira izina rya Yesu, ariko ntago bashaka kuyoboka icyo ijambo ry'Imana ribabwira. Kandi ubwami bwose bugira amategeko abugenga. Bivuge ngo ubwami bw'Imana tujyamo bufite amabwiriza, bufite amategeko abugenga. Niyo mpamvu dukwiriye kwiga ayo mategeko neza, tukiga ayo mabwiriza. Igihugu cyacu cy'u Rwanda gifite itegeko nshinga rikiyoboye. Iri tegeko nshinga ryandikiye umuturage uwo ari we wese. Kuba utabisoma cyangwa se kuba utari kurikirana ngo urisome, ntibisobanuye yuko uramutse uviye iryo tegeko utafungwa, bakaba banagukatira burundu, ndetse kandi uzira amaherere kuko utigeze usoma. Ryaranditswe, rirahagaragara, ugiye kuri internet waribona. Mbega buri muturage wese w'umunyarwanda hari yaba uri hirya no hino ku isi, yaba uri mu gihugu cy'u Rwanda, yemerewe kurisoma, kandi aranabisabwa kurisoma. Ariko kuko tutabyitaho cyane,
akenshi ntiturisoma. Kuba rero utarisoma utazi n'ibiririmo ntibisobanuye ko uramutse uviyoye rimwe mu mategeko aririmo udafungwa. Niyo mpamvu umuntu wese wakoze ikosa yaviye iryo tegeko, iyo agiye kuburana, yaba umwavoka, yaba umushinjacyaha, yaba umugenzacyaha, bose bifashisha itegeko rijyanye n'ingingo yishe. Urumva rero, kandi wowe utarurizi, birasaba ko rero unabishoboye wasoma ukaryumva kugira ngo ejo utazaryica. Ni nako abantu benshi birengagiza igitabo cyitwa Bibiliya, badasoma ijambo ry'Imana. Kuba badasoma ibisobanuye ko kuviyora ijambo ry'Imana batazarimbuka. Ahubwo icyiza nakugiramo inama, soma ijambo ry'Imana kandi uryigane ubushishozi, wumve n'abari kwigisha kugira ngo ubashe kumenya uburyo wirindamo. Ni kubw'iyo mpamvu rero twateguye iki gitabo kuri Nahishwe, kandi tukaba turimo gutegura n'izindi nyinshi nyinshi, tukabatumiza abakozi b'Imana batandukanye, tugakorana ibiganiro, natwe tukaza tukigisha. Bari abakozi b'Imana tuba twabateguriye amatopiki kutuganiraho kugira ngo dukomeze gufashanya, tukagenda tubariza buri muntu wese aho ari hose ku isi ngo abashe kumenya. Si uko tutaza ngo tubyigishe twenyine, ahubwo ibyiza bajye bavuga Abanyarwanda ngo aryoha asangiwe. Arya naryoha asangiwe. Yes. Niyo mpamvu dutumira umuntu tukamukoresha ikiganiro, tukaganira, tugenda tubariza abantu. Rero iki gitabo ko Nahishwe kigizwe n'ingingo 12, kikaba gifite page 108. Ni igitabo kinini kandi kitanini cyane, si n'igitabo gitoya, ni igitabo kiri mwayene ushobora gusoma witonze ukagikuramo ubumenyi bwinshi. Ingingo ya 2 rero twanditsemo, tumaze igihe tunasobanura, ni imikoro y'Antikristo mu 3. Tukaba twari tugeze ku gihe cya 3 cy'imikoro y'Antikristo. Akaba ariyo mpamvu uyu munsi tugiye kwinjira ku birebana n'intambara Harimagedoni. Ndakurarikira kubana natwe rero. Wenda izindi ngingo tuzagenda tuzisubiramo, ariko umuntu ugishaka, abantu benshi barimo baragitwara hirya no hino, wowe twandikire. Namba zacu uzasanga kuri YouTube channel ya AYALONI TV, urebe hasi urazibona, hanyuma utwandikiye kuri WhatsApp, twakikugezaho uri hose, kuko abari muri Amerika bari kugitwara, abari muri Europe bari kugitwara, abari muri Aziya, bari za Australia barimo baragitwara, muri Afrika ho nibisanzwe, mu Rwanda mu ntara baragitwara buri munsi. Hanyuma dukomeze gufashanya muri byose. Uyu munsi rero tushaka kugaruka ku ngingo yacyo ya 5, ngira ngo murabizwa tumaze bisi turi ku ngingo ya 4 irebana n'ubukwe bw'umwana w'intama. Turashaka gutangirana rero n'iby'intambara ya Harimagedoni. Reka dusenge kugira ngo Imana iyobore iki kiganiro. Mana, turagushimiye kubw'uyu mwanya mwiza duhaye, turakuraritse kugira ngo ubane natwe muri iki kiganiro uyu mwanya, kuri mwene data ugikurikiye n'undi wese uzagikurikira mu myaka iri imbere. Reka ubutumwa bwiza tugiye kuvuga buzamufashe kandi buzamuhindure, buzagira aho umukura naho bumugeza. Turasenze kugira ngo tuyobore, kandi Mwuka Wera uzi bikwiriye mu bantu bose atuyobore muri byose mu izina rya Yesu, amen. Tugiye gutangira rero tuganira ku ngingo yitwa Harimagedoni, ingingo ya 5. Ubushize ubwo duheruka twari turimo kuganira ku ngingo ya 4 irebana n'ubukwe bw'umwana w'intama, ariko tugaragaza uburyo itorero riva mu gupimirwa imirimo rizinjizwa mu cyumba cyo kugororerwamo, aho umwami Yesu azaba arimo arabambika imyenda yera, aho umwami Yesu azaba arimo arabambika amakamba y'izahabu, arimo abashimira kandi abategura nk'abagiye kwinjirana nawe mu bukwe. Nkuko tubisoma mu Byahishuwe igice cya 19 umurongo wa 7, atubwira ngo tunezerwe, twishime, tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye, kandi ahaye kwambara umwenda w'igitare mwiza urabagirana utanduye. Uwo mwenda w'igitare mwiza niyo mirimo yo gukiranuka yabera. Arambwira ati, andika uti, hahirwa abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama, kandi ati ayo nta magambo y'ukuri kw'Imana. Twaturi gusobanura rero ahantu ubukwe uburyo buhari, byanga byakunda ubukwe bugomba kubaho. Rero ku ngingo ya 4 iki gitabo kuri Nahishwe twagaragazaga uburyo itorero rivuye mu gupimirwa imirimo rizinjizwa mu cyumba cyo kugororerwamo, aho Yesu azaba arimo araririmbisha kugira ngo ryitegure kwinjirana nawe mu bukwe bwe yateguye imyaka ibaye myinshi. Uyu munsi turakomereza ku ngingo
yacu ya gatanu. Ariko mbere ko dukomeza ku ngingo ya gatanu, reka duhere aho twari tugereje ubushize ku ngingo ya 4 havuga ibyo gukora kwa ANTI-KRISTO ku mugaragaro mu cyiciro cya kabiri cy'imyaka 3 n'igice. Haravuga ngo nkuko tubonye ko mu cyiciro cya kabiri cy'imyaka 3 n'igice itorero rizaba riri kumwe na Yesu mu kirere, ariko rikazaba riri mu cyumba cyo kugororerwamo, aribwo bukwe bw'umwana w'intama. ANTI-KRISTO nawe nibwo azajya muri Isiraheli ababwire ko ari we Mesiya bari barategereje, kandi ko ibitambo byose ari we byashushanyaga. Hanyuma nibwo azababuza gutamba ibyo bitambo, ati nimwigireyo nanjye nitambire. Icyo gihe azatamba ingurube, nibwo Abisirayeli bazavumbura ko atari Mesiya, hanyuma banjye kumuramya. Nibwo ANTI-KRISTO azahita akoranya ingabo zose zo mu isi zibumbiye mu muryango w'abibumbye wahagurukije kurwanya ishyanga rya Isirayeli. Ngira ngo murabizi ko ibihugu hafi ya byose byo ku isi bimaze kwibumbira mu muryango w'abibumbye ari wo ONU cyangwa se UN. Ubwo ni ukuvuga ko amaso y'isi yose azaba yahagurukiye kureba Isiraheli ndetse no kuyirwanya. Icyo nicyo bita intambara ya Harimagedoni. Mbere yuko twinjira none gusobanura intambara ya Magedoni, ubushize bwo duheruka twavugaga ngo twabajije ikibazo ngo mbese uzi ikintu kizaprovoka umubabaro ukomeye ku Bisirayeli ari wo witwa grande tribulation, cyangwa se reka tugite intambara ya Magedoni. Ko intambara ya Harimagedoni ni nayo grande tribulation ku Bisirayeli, uwo mubabaro ukomeye. Mbega ni igihe cy'umubabaro ukomeye. Inkurikije ibyo twagiye tuganira, twabonye ko birigaragaza abantu bageze kuri 3 bagiye basemboreza ANTI-KRISTO. Abo bantu babayeho mu isi, ariho twagiye tugaragaza uburyo inyigisho z'Abadiventiste ziyobya abantu, aho berekana ko ANTI-KRISTO ari ubupapa cyangwa se ari papa. Izo ni inyigisho z'ikinyoma, kuko papa abarizwa mu cyiciro cya ANTI-KRISTO bamaze kwaduka mu isi benshi. Ariko papa ntabwo ari ANTI-KRISTO mwenyewe, ahubwo papa akoreshwa n'umwuka wa ANTI-KRISTO, kimwe n'abandi bantu bose bafite amadini ari hano mu isi bigisha inyigisho z'ibinyoma, bayobya abantu, batita kuri Bibiliya, ahubwo bazanye inyigisho zishingiye ku marangamutima yabo, bigatuma ayo marangamutima yabo ahuza n'ayabo barimo barabwira, barangiza bakababeshya ngo bari kubajyana mu ijuru kandi babarimbuza. Urugero n'izo nyigisho tubona zitwa prosperity gospel. Iri jambo prosperity gospel rikuyemo ibintu bigeze kuri 4: uburumbuke, gutera imbere, kugubwa neza, amajyambere. Tugenekereje nyine, mbega ni ubutumwa bushingiye ku bintu byose by'isi. Gutera imbere, uburyo Imana umuntu wakijijwe atera imbere, abo mukire, abo umuntu udasanzwe yagira amafaranga. Hari nabo njya numva bavuga ngo umuntu wese ukijijwe akaba umukene ngo ntago aba yarakijijwe, nuko Imana si inkene. Yesu ugeze avuga ijambo rikomeye ubwo umukobwa witwa Mariya w'umumaraya yazaga kumusukaho amavuta ku birenge, ngo Yuda uriya w'igisambo wanamugambaniye agira ishyari, agira agahinda ku mafaranga uwo mugore yangije ntayazane ngo ayatware, ko Yuda niwe watwaraga uruhago rubitse amafaranga yose ya minisiteri ya Yesu n'intumwa ze. Hanyuma ikintu gitangaje nukuntu Yuda yagize agahinda kuba ayo mafaranga atayabitse ngo abone ko azazaryaho, ngo buri yajyaga nabiba. Hari ukuntu yajyaga akura kuri urwo ruhago nawe akayahekenya, niwe wari kontabule wabo. Hanyuma rero Yesu arangije aramureba, abona Yuda kuntu mubabaje, aravuga ati nimumureke, Mariya ibyo akoze iba bikoreye nk'igishushanyo gishushanya uburyo nzahambwa. Aravuga ngo abakene bo muzahorana iteka. None si uko ko Yesu ari wabivuze kandi ari umwami w'ijuru n'isi, kandi akaba ari we nyiri ibihe byose ari wabiremye. Niba avuze ijambo rikomeye ngo abakene muzahorana iteka, ni gute umuntu ashobora kuza akigisha inyigisho z'ibinyoma zibwira abantu ko umuntu wese wakijijwe agomba kuba ari umukire? Abakire bazahoraho iteka n'abakene bazahoraho iteka, ntabwo abakene bazigera bashira. Ushobora gukira uyu munsi ejo ugakena, kimwe nuko wakena ejo bundi ugakira. Ubukire ntibuhoraho n'ubukene ntibuhoraho. Ushobora kugira famiye yawe ukize wowe ukazakena kandi famiye yawe ari ikize. Ushobora kugira famiye yawe kenye ejo ukazakira kandi famiye yawe yari ikennye. Ibi byose Imana niyo ibigena, kandi bigena mbere yuko tuza mu isi. Rero icyo navuga nuko inyigisho zose ziza zivuga ko
umuntu wese wakijijwe agomba kuba ari umukire, ngo niba uri umukene cyangwa ugahura n'ibizazane ngo ntabwo Imana ikuzi. Izo ni inyigisho ziyobya abantu. None ugasanga barisha inyigisho zishingiye ku mafaranga, ku kazi, ku gutunga imodoka, ku gutunga perime, ku gutunga diplome nziza, kuba umuntu udasanzwe mu isi. Ibyo byose nagira ngo mbabwire ngo turabikorera, turabiruhira, kandi Imana yabigeneye umuntu uwo ari we wese, ariko ntabwo wabifata ngo aribyo bigisha abantu, kuko abakene abapagani barabigira n'abatari abapagani bakabigira. Turavuga abakristo, kimwe nuko uzasanga abapagani babiturusha. Izo wese inyigisho zo kwigisha abantu, izo ni inyigisho z'ibinyoma. Hakaza n'izindi nyigisho nyinshi zaje zibwira abantu iby'ubuntu butangaje, ko umuntu amaze kwizera ngo aba ababariwe ibyaha bye bya kera n'ibyo mu gihe arimo n'ibyo mu gihe kizaza. Uwo muntu ngo kagenda nyine agendera muri ubwo buntu butangaje gusa, nta kindi asabwa. Muko niko kwizera kwa nyako kuzuye. Bakagaragaza uwo muntu rwose uburyo ari umuntu udasanzwe, ndetse bakagaragaza ukuntu uwo muntu ari umuntu udashobora kwikekaho icyaha. Mbega uwo muntu ntiyemerewe kwatura, kwa kundi abarokore batura. Uwo muntu ntiyemerewe gusaba imbabazi. Mbega Imana yamubabariye muri Kristo Yesu, byararangiye. Niyo yagira ikibakora yababariwe ibyo byaha akimara kwizera. Izo ni inyigisho zimaze kurimbuza abantu benshi, bagiye kubura ubugingo ari benshi, kandi bitwa ngo bamaze kumenya Yesu, ngo baramwizeye. Hariho n'izindi nyigisho nyinshi ziza zigisha, ariko zishingiye ku kintu cyitwa ubwenge bw'isi, ku buryo umuntu akwigisha ariko kumva ubumenyi aguha ni ubumenyi umeze nk'ubucukumbuzi ku by'isi. Mu yandi magambo akaba yaguha ibintu bimeze nka siyansi, ku buryo Imana uyishakira mu bwenge bw'isi. Kandi Pawulo yabwiye abakorino mu rwandiko rwe rwa mbere, igice cya mbere, umurongo wa 21 na 22, cyangwa usubire ku murongo wa 18, haravuga ngo ijambo ry'umusaraba kubarimbuka n'ubupfu, ngo ariko kuri twebwe bakizwa n'imbaraga z'Imana. Kuko byanditswe ngo nzarimbura ubwenge bw'abanyabwenge n'ubuhanga bw'abahanga nzabuhindura ubusa. Ngo mbese umunyabwenge ari hehe? Ngo umuswa se wari hehe? Ariko arangije avuga ngo mbese muzi ko ubwenge bw'isi Imana yabuhinduye ubupfu. Ni ukuvuga ngo rero ntabwo Imana wayishakira mu bwenge bw'isi. Ibyo byabayeho mu kinyejana, numva ari icya 5 niba atari icya 4, aho hadutse agace kamwe k'abantu kagaragaza yuko Imana uyishakira mu bumenyi, mu bwenge ufite, muri knowledge yawe. Mbega mu bintu wakozemo ubushakashatsi akaba ariho wayikura. Ngo abantu badafite ubwenge, badafite ubumenyi ku bintu runaka, ngo ntabwo abo bantu bashobora kuba bagera ku Mana. Ako gace kadutse k'abantu bitwa ngo ni abageonisitike. Abageonisitike badutse bashaka kwerekana ko Imana uyimenyera mu bumenyi n'ubwenge bwa hano mu isi. Izi nyigisho rero ziri uyu munsi, kuko bamaze kwaduka abantu benshi bagaragaza ubuhanga n'ubumenyi bwinshi ku by'isi, bagashyiramo Imana, ku buryo abantu bose bagiye gutwarwa n'umwuka wo gushaka kumenya Imana no kuyibwira abantu, ariko babanje kuba abanyabwenge ku by'isi cyane kugira ngo babashe gusobanura Imana. Bibiliya Pawulo yaravuze ngo Imana yatoranije abaswa bo mu isi niko zisona abanyabwenge, ngo kandi yatoranije abanyantege nkeya niko zisona ibinyembaraga, ngo n'abantu bose boroheje. Ntibishatse kuvuga ko n'abakomeye badahari, n'abanyabwenge ku by'isi badahari, ariko Imana ugiye kurebona ahubwo igenda itoranya abantu ihamagara cyane, ni abantu boroheje, ni abantu babaswa, kugira ngo nigira muri babandi bafite ubumenyi bw'isi bumva ko bashaka kumenya Imana mu by'isi, iguha ubwenge nuvuga ubutumwa bikange, bumve urabarenze ku bwenge Imana yaguhaye, kuko ubwenge n'ubumenyi biratandukanye. Aho hantu ni ahantu hakunda kuntera ubwoba, kandi nkumva nkabona abantu benshi niho bashaka kujya. Ariko icyo nshaka kuvuga ni uko Imana ntabwo iguhamagaye igukoresha uri umuswa, iguhamagara uri umuswa ikagukoresha uri umunyabwenge. Ntabwo Imana ifata umuntu ngo imuhamagare umunyantege nkeya ngo imukoreshe umunyantege nkeya, imuhindura umunyembaraga, kugira ngo nagera muri babandi bafite imbaraga z'isi, imbaraga z'umwanzi, bamubonemo imbaraga z'Imana. Rero ubwo izo nyigisho nazo ziyobya abantu, zimaze kwaduka mu isi, zishingiye ku bumenyi, ku buhanga, kuri siyansi, kuri filozofi, kuri histoire, kuri biology,
kuri geography. Mbega ibi bintu byose tubona by'imyigire twiga ku bumenyi burebana n'iby'isi, umuntu agahita yigira umuntu w'intyoza uzi gusobanura Bibiliya, ariko yayifata agashaka gushyiramo bwa bumenyi bwe n'ubucukumbuzi bw'ibyo yacukumbuye kuri interneti kugira ngo yereke abantu ko mbega ari umuhanga. Abo reka tuvuge ko nabo barahari, ariko hari abashobora kubikora kuko bayobowe n'Umwuka Wera, ariko badashaka kwerekana ubwo bumenyi bw'isi, hari ukuntu bashaka gushura Imana. Ariko abenshi bariho, niyo sanse barimo, kandi bigiye kurimbuza abantu benshi, ku buryo abantu kugira ngo bumve ubutumwa bwiza barashaka abantu baza kubabwira ibyo bintu by'ubuhanga, kuko nabo ari byo bintu bize mu isi. Icyitonderwa, ntabwo Imana wayishakira mu bumenyi bw'isi. Iki cyo nacyo ni ukucyitondera bene data, ni ukucyitondera, kuko nacyo kigiye kurimbuza abantu benshi. Ntabwo twebwe Imana tuyishakira mu bumenyi bw'isi. Imana yatoranije abaswa bo mu isi, ikoze ibisoni abanyabwenge bo mu isi. Imana yatoranije abanyantege nkeya n'ibyoroheje byo mu isi, ikoze isoni bikomeye n'ibinyembaraga. Rero mureke duce bugufi, twige guca bugufi, Imana tuyishakire mu ijambo ryayo. Iyo niyo mikuru y'Antikristo kandi tugisobanura. Uyu munsi rero murabona ko twari tugarutse kugira ngo tubashe gusobanura, niyo mpamvu twabanje gusobanura aba b'Antikristo badutse bari hano mu isi benshi, harimo n'ubupapa. Mu gihe abadivantiste bo bamutunga intoki bakavuga ko papa ari w'Antikristo mwenyewe, ariko si we, ahubwo papa barizwa mu cyiciro Yohana yavuze ko ari w'Antikristo bamaze kwaduka benshi. Nkuko ari habo bigisha babwiye benshi bamaze kwaduka mu isi, bigisha izo nyigisho zitandukanye, abo ni b'Antikristo bamaze kwaduka mu isi. Ariko noneho hari Antikristo ugomba kuzaza. Niyo mpamvu twaberetse ko hariho abantu batatu mu isi babayeho, abami batatu basemborezaga Antikristo ugomba kuzaza. Akaza agakora ari umwe wenyine, ariko agakora ibintu Antikristo agomba nawe kuzakora mu gihe azaba aje gukora ku mugaragaro. Abo bantu ni bande? Twaberetse uwa mbere ko yitwaga Antiochus Epifano wa kane, wabayeho kuva mu 125 mbere y'ivuka rya Yesu. Uyu akaba yaradutse mu bwami bw'Ubugiriki. Uyu Antiochus Epifano agaragazwa na Danieli mu gitabo cy'ubuhanuzi Danieli igice cya 8, cyose uzagisome. Yakomotse ku isekurume y'ihene yari ifite ihembe rimwe riri hagati y'amaso yayo. Ubwo ni ubwami bw'Ubugiriki, ni ukuvuga akomoka mu bwami bw'Ubugiriki. Uzamusome wumve ibintu yakoze. Hanyuma uyu Antiochus Epifano wa kane yaje gusemburwa n'undi Antiochus Epifano wa karindwi, kuko yaje mu 134. Hanyuma arayobora kugeza mu 129, ubwami bwe burarangira. Uyu nawe yasemborezaga Antikristo ugomba kuzaza. Hanyuma haza undi wadutse muri 70, ari we Titusi, nkuko tubisoma mu butumwa bwo bwanditswe na Matayo igice cya 10 cya 24:15. Ni Yesu wamuvuze, agaragaza ko hariho umuntu uzaza nawe uzasemboreza Antikristo. Yesu yaravuze ngo ariko ubwo muzabona ikizira kirimbura cyahanuwe n'umuhanuzi Danieli ry'Agakiza hera, aravuga ngo ubisoma abyitondere. Impamvu yavuze ngo ubisoma byitondere, iryo jambo ngo ubisoma byitondere muzaharambure Bibiliya muharebe, riri muri entre parenthèse. Iri jambo ngo ubisoma byitondere, Yesu ashatse kwerekana ko ikizira kirimbura cyahanuwe n'umuhanuzi Danieli, atari Antiochus Epifano wa kane n'uwa karindwi, ahubwo ko hari undi uzasemboreza Antikristo nyuma y'uko Yesu avuye mu isi. Niyo mpamvu yavuze ngo ariko ubwo muzabona ikizira kirimbura cyahanuwe n'umuhanuzi Danieli ry'Agakiza hera, ahita avuga ngo ubisoma byitondere. Ntabwo ushaka kuvuga Antiochus Danieli yahanuye wa kane, ntabwo ushaka kuvuga wa karindwi, ahubwo hari undi uzaza. Icyo kizira cyaje ni kihe rero? Ahera hari hehe? Ahera ni ku butaka bwa Isiraheli, i Yerusalemu mu rusengero. Uwitwa Titusi, General Titusi, muri 70, akaba yari afite se witwaga Vespasiye, umwami w'abami wayoboraga icyo gihe, Kayisari wariho muri icyo gihe. Nibwo yagiye i Yerusalemu araharimbura, nkuko Yesu yarabivuze, yinjira hera cyane mu rusengero, akuraho isanduku, amategeko byose akubita hasi, umurwa arawutwika arawusenya. Kuva muri 70 kugeza ejo bundi muri 48 nyuma y'intambara kabiri isi yose, aribwo Isiraheli yongeye kuboneka ku isi. Kuko iyo myaka yose kuva muri 70 mu kinyejana cya mbere kugeza mu 1948 Isiraheli yari kiriho ku isi, ntabwo yari izwi ku ikarita y'isi, ntiyari ihari. Ariko muri 48 nibwo Isiraheli bongeye gutahuka, ukongera gusubira igihugu cya Isiraheli.
ubwo ni ukuvuga ngo icyo gihe cyose ikizira cyarahakandagiye kirahasenya, ari we Titusi. Uyu Titusi rero akaba yasemborezaga nawe Antikristo ugomba kuzaza nanone agakora nk'ibyo bakoze ku Bisiraheli, kuko Abisiraheli bagomba kumubona ku mugaragaro. Ntabwo nk'uko Abadivantisite bigisha ngo papa ngo ni Antikristo, Abisiraheli bategereje Antikristo nk'uko Yesu yabivuze, uzaza kongera agakora nk'ibyo Antiochus Epifani wa kane yakoze, Antiochus Epifani wa karindwi yakoze, ndetse na Titusi yakoze. Uwo rero Antikristo agomba kuza gusohoza ibyo, kuko niwe bose bashushanyaga, kandi azaba aribwo bwa nyuma Abisiraheli bahuye n'icyo kintu. Buzaba aribwo bwa nyuma Abisiraheli bahuye n'icyo kintu, rero agomba kuza. Niyo mpamvu ubushize twababajije ngo ese muzi ikintu kizaprovoka intambara ya Armagedoni? Muzi ikintu kizaprovoka umubabaro ukomeye ku Bisiraheli? Uyu munsi nicyo tugiye kwiga intambara ya Armagedoni. Tugiye kugaragaza umubabaro ukomeye ku ishyanga rya Isiraheli, grande tribulation. Nguhaye ikaze kugira ngo ukurikirane wumve neza. Hano tubonye uburyo Antikristo mikoreye mu gihe cya kabiri, kuko twabonye ko Antikristo agomba kugira ibihe bibiri azakoramo mu gihe azaba ari gukora ku mugaragaro, nkuko dusanga muri Daniel igice cya 7 igice cya 9:27, aho marayika Gabriel yasobanuye Daniel yuko Antikristo naza azakora mu bihe bibiri bitandukanye. Mbega azakora mu gihe kimwe gihwanye n'imyaka 7, ariko igihe kimwe gihwanye n'imyaka 7 kikaba kigabanijwemo ibyiciro bibiri, nkuko uyu marayika yabibwiye Daniel. Amubwira ko imyaka 3 n'ice ya mbere Antikristo azasezerana na benshi isezerano rikomeye mari cyumweru kimwe. Ubwo benshi ni bande? Ni harimo icyiciro cy'abanyamahanga, harimo n'icyiciro cy'Abisiraheli. Icyiciro cya mbere cy'imyaka 3 n'ice rero azasezerana nabo isezerano ngo rizamara icyo cyumweru. Hanyuma abizeze ibitangaza, abizeze ko ahagaritse intambara, abizeze yuko nta ntambara zongera kuba mu isi, abasukira ubutunzi bwinshi, amafaranga azayabasukira menshi, kuko muri icyo gihe Antikristo azayoboza isi ibintu bigeze kuri 4. Icya mbere ni politike mpuzamahanga imwe. Amahanga yose cyangwa isi yose izaba iyobowe na politike ya Antikristo. Icya kabiri ni uko isi izaba iyobowe n'ifaranga rimwe, ifaranga rimwe. Kandi nituvuga ifaranga rimwe, mwumve ngo nta mukene icyo gihe uzaba uriho. Abantu bose azabasukira ikintu cyitwa ifaranga, bazaba bakire ku rwego rwo hejuru. Kubera iki? Kugira ngo abibagize muri ako gahe gato yuko itoro ryavuye mu isi. Kuko itoro niva mu isi yose izahubangana, imirimo izahagarara. Ngira ngo bitwara byize niho twabonye ko ariho iriya miryango yose izaterana. Iriya miryango twababwiye harimo Illuminati, abafirimaso, abaroze kuruwa, abajesuiti, ndetse n'umuryango w'abibumbye, ndetse n'umuryango umwe twize kubabwira witwa Rothschild, umuryango w'abayuda b'Abadage, ari nawo umuryango uyoboye banki zose zo mu isi, cyangwa se uhagarara amafaranga na za banki zo mu isi. N'andi magambo nibo ba nyiri banki mondiale. Uyu muryango twagaragaje ko ari naho Antikristo azakomoka, kuko Antikristo agomba kuza ari umuyuda, ntabwo agomba kuza ari undi muntu kugira ngo aze kuyobora Isiraheli bamwemere. Twagaragaje ko Isiraheli kuva kera, yaba Yakobo arimo guha abana b'umugisha, yagaragaje ko Yuda ari ugomba kuzaza akomokaho ubwami buyobora Abisiraheli. Ni mpamvu na Yesu yaje yitwa ngo ni intare yo mu muryango wa Yuda, igishyitsi cya Dawidi. Ni mpamvu Abisiraheli bagomba kuzamwemera. No Antikristo nawe kuzaza ko azaza mu ishusho ya Mesiya, avuga ko ari we Mesiya, kuko Yesu yaraje baramwanga, agomba kuza ari umuyuda. Ni mpamvu rero twagaragaje ko uyu muryango witwa Rothschild w'abayuda uhagarara amafaranga n'amabanki ku isi, aribo ba nyiri banki mondiale, nawe uzaba uri muri iyo nama. Kandi uyu muryango akaba ari umuryango ukorana na Satani rwose. Ibyo ni ibintu bizwi, unabisacinze, ni umuryango ukorana na Satani pe. Rero Antikristo agomba kuzakomoka aho hantu. Ntimumbaze ngo se koko azaba ari umuyuda nyamuyuda. Cyo tuzi nuko agomba kuzaza ari umuntu kandi ukomoka mu muryango w'abayuda, kugira ngo najya mu Bisiraheli kubayobora babashe kumwakira bamwemere. Kuko muri Isiraheli kugeza n'uyu munsi umuntu uyobora igihugu cya Isiraheli agomba kuba ari umuyuda. N'ubu minisita uriho ni umuyuda. Iyo agiye gusimburwa agomba gusimburwa n'umuyuda. Rero aha twaberetse uburyo noneho rero Antikristo azakomoka hariya.
akaza kuyobora isi. Rero icya mbere azayiyoboza ni politiki imwe mpuzamahanga. Icya kabiri ni ifaranga rimwe, abantu bose bakure mu bukene, abahindura abakire. Nta mukene uzaba uriho. Ubundi tuzi ko hariho ibyiciro bigeze kuri 5 by'ubukene cyangwa se by'abakene. Hariho umukene, hakabaho umukene nyakujya, hakaza umutindi, hakabaho umutindi nyakujya, hakaba n'umuhanya. Umuhanya ni wa muntu utishoboye, utashobora kwigaburira, udashobora kwiyambika, mbega utajya na kimwe yakwimarira, utabona n'aho aryama. Abangaba iri zina leta y'u Rwanda yarivanyeho, iravuga ngo bitwa ngo nabafashwa na leta. Rero muri kiriya gihe cy'imikoro ANTI-KRISTO ku mugaragaro, umuhanya azaba afite nka V8. Ni nk'urugero ntanze. Ubwo nyine umuntu uzaba utunze nk'imodoka yitwa V8, uwo niwe muhanya, kuko azabasukamo ifaranga, azabaha ubukire ku rwego rwo hejuru, abibagize mu gahe gatoya yuko itoro ryatashye, kuko bazaba barahubanganye baba bakire. Kandi muri icyo gihe bakize nibwo bazakora ibyaha byinshi. Umurengwe uzabatera gukora ibyaha byinshi. Abantu bajya bigisha igitabo cy'ibyahishuwe, rero sinzi uburyo bakigishamo. Twababwiye ko turimo kwandika igitabo cy'ibyahishuwe, turashaka kugisohora mu isi bye, tuzabibabwira. Mu byago 7 by'imperuka bivugwa mu gitabo cy'ibyahishuwe igice cya 16 cyangwa se ku gice cya 15, ibyago 7 by'imperuka bitera mu isi. Ubuhanuzi bwinshi bubivugwamo, nk'icyago cya 2, icya 3, icya 4. Ari ibintu byinshi bivugwa muri bya byago by'imperuka 7 dusanga mu byahishuwe ziranzabyandwe. Byagiye bisohora, n'ubu biri gusohora kugeza ku mperuka. Hakaba hari n'ibindi bivugwamo nanone bizasohora muri icyo gihe. Nitugera muri kiriya gice tuzakibigisha, tuzakibasobanura neza mu byumve, tubereke ubwo buhanuzi ukuntu bwagiye busohora, tubereke n'ibyo turimo muri iki gihe mubona biri gusohora, tubereke n'ibindi bizabaho muri icyo gitorero niriva mu isi. Rero muri kiriya gihe ANTI-KRISTO azaba asutse ubutunzi, isi yobowe n'ifaranga rimwe. Abantu bazarengwa kuko nta mwuka uzaba uhari ubagendera utuma babasha kumenya ko ibyo bakora ari bibi. Abantu bazarengwa, hazabaho ibyaha by'indengakamere, kuko intego ya ANTI-KRISTO cyangwa ya Satani ni ukwanduza isura y'ikiremwa muntu. Kuko iyo umuntu akoze ibihabanye n'iby'Imana yamuremeye, aba ari kubabaza umutima w'Imana. ANTI-KRISTO intego ye ni uko azakoresha abo bantu ibizira ku rwego rukomeye, kuko umwuka we niwe uzaba ubarimo. Abantu bazakora ibyaha, ari byo mu byahishuwe bavuga ngo bazaba bafite ibisebe binuka. Ndumva ari icyago cya 3, ngo abantu baterwa n'ibisebe binuka. Noneho abantu bakagira ngo ni ibisebe nyabisebe. Oya, kuko Yesaya yarabihanuye, aho Imana igaragaza ko iyo abantu bakoze ibyaha bibi bagakora ibizira byinshi, Imana ibibona nk'ibisebe binuka, ngo bitigeze gupfukwa, bitigeze binabobezwa, ngo binasigwe n'amavuta. Rero abantu bazakora ibizira. Abantu bajya hariya, umuntu agende aryamane n'inyamaswa ku mugaragaro, abikore. N'uyu munsi birahari, ariko ntabwo bifite imbaraga nk'icyo gihe uko bizaba bimeze. Abantu bazaryama n'inyamaswa, abantu bazicana, mbega bazakora ibibi byinshi kubera umurengwe. Kandi n'umwuka w'Imana watumaga abantu bitekerezaho azaba yazamukanye n'itorero. Icyo ni icya 2. ANTI-KRISTO azayoboza isi, ifaranga rimwe, abantu akabaha ubukire. Umuhanya, leta yavanyeho iri zina ngo umuhanya, basigaye bitwa ngo nabafashwa na leta, ariko umuhanya azaba afite nka V8. Urwo ni urugero twifashishije. Icya 3 azayoboza isi ni idini rimwe, hazabaho idini rimwe, imyizerere rimwe irebana n'ibyo ANTI-KRISTO ashaka. Icya 4 azakora cyangwa se azayoboza isi ni icyo bita tekinoloji. Murabona tekinoloji ukuntu ifite imbaraga mu isi. Niyo iyi miryango mpuzamahanga turi kubona iri gushyamo imbaraga. Ya miryango tubabwira ikora na Satani mu buryo bw'ibanga, ariko nanone ku bantu basomye ibyanditswe byera kandi bamaze kumenya agakiza cyane cyo no kumenya ukuri, bo barabyitegeza bagahita babona ko hari n'ibyo bakora rwose bakora na Satani ku mugaragaro. Ariko abantu batazi ijambo ry'Imana bo ntibabimenya. Ariko kuri ku ijambo ry'Imana kuduhishurira uburyo hari ibyo bakora ku mugaragaro. Niba
bagize gutya bakazana icyorezo mu isi, urugero nka coronavirus, barangiza bagategura inkingo zo kugira ngo bice abantu, ngo bagabanye abantu ku isi. Urumva bari muri misiyo ya Satani, kandi abantu benshi bakarimbukiramo kuko batihannye. Iyi miryango rero twababwiye, harimo umuryango w'abibumbye, navuga ngo nicyo gikoresho cy'iyo miryango uko ari ine. Harimo umuryango w'abafrimaso, Illuminati, abarose kurwa, abajesuiti. Abo bose bafite igikoresho bifashisha cyangwa batuma ku bihugu byose ngo kibwira abayoboye ibihugu basohoze ibyabo bashaka, nabo baba batumwe na Satani. Aricyo gikoresho cyitwa umuryango w'abibumbye, UN. Nibo rero bashyize imbaraga ku birebana na tekinoloji kugira ngo ANTI-KRISTO abashe gukontora abantu bose n'ibihugu byose. Itegeko ryose basohoye umwanzi abahaye rihite risansibirizwa abaperezida bayoboye ibihugu kugira ngo abantu barishyire mu bikorwa, biyanduze, batuma umwuka w'Imana abahunga, abantu bazarimuka ari benshi. Ngibyo ibintu bine rero ANTI-KRISTO azayoboza isi. Icya mbere tubonye ko ni politike mpuzamahanga, politike imwe. Icya kabiri ifaranga rimwe. Icya gatatu idini rimwe. Icya kane tekinoloji. Ibyo nibyo azayoboza isi muri cya gitoro ryavuye mu isi mu gihe kingana n'icyumweru kimwe kigizwe n'imyaka 7, nkuko tubisoma muri Daniel igice cya 9 umurongo 27. Havugwamo icyumweru kimwe kigizwe n'imyaka 7, ariko marayika Gabriel arabibwira Daniel, yakigabanyije mu byiciro bibiri, agaragaza icyiciro cya mbere cy'imyaka 3 n'igice bya ANTI-KRISTO azakora, kazasezerana na benshi isezerano rikazamara icyo cyumweru kimwe, ariko ngo cyagira hagati akabuzanya ibitambo n'amaturo. Rero imyaka 3 n'igice ya mbere nuko azaba abantu bose bamwemera ku isezerano yabasezanije ryo guhagarika intambara, yo gukuraho ubukene, kuvanaho ihungabana ku isi, kuko hazaba ihungabana rikomeye itorero ryavuye mu isi. Isi zasubira inyuma ku kirebana na ekonomi. Ibi byose azahita agarura ubukungu ku isi, abantu bakize, intambara zahagarika kuko zabaye isi yose, ibihugu byose bibuze kongera kurwana, abibwire kurambika intwaro hasi, ajye mu Bisiraheli, kuko azagenda abwira Abisiraheli ko ari we Mesiya. Nagera ku Bisiraheli akababwira ko ari we Mesiya, icya mbere no kubanza kumenya niba ari umuyuda, kandi akagomba kuzaba ari umuyuda kuko twabibonye ko azakomoka muri uriya muryango w'abayuda witwa The Rothschild. Uyu muryango witwa The Rothschild ni umuryango w'abayuda b'Abadage, akaba ari bahagarariye Banque Mondiale, cyangwa se nibo ba nyiri Banque Mondiale. Mu yandi magambo nibo bayoboye amabanki n'amafaranga yose ku isi, kuko n'abanyiri Banque Mondiale. Uyu muryango urazwi, usacinze kuri internet urawubona. Ni umuryango ukorana na Satani, ni usuka amafaranga mu bihugu byose ngo biteze intambara, ni ubaha amafaranga yo kugura intwaro za kirimbuzi. Uyu ni umuryango wiyemeje gukora Satani. ANTI-KRISTO rero agomba kuzakomoka muri uyu muryango, ko twasobanuye uburyo itorero riva mu isi kubera isi izahubangana, uburyo hazabaho inama y'ikubagaho, kuko abantu bazaba barahagaritse imirimo yabo, ahubwo bafite ubwoba bw'uko bagiye kurimbuka, bibuka ko itorero mu isi ryavuze ubutumwa ribereka ko hazabaho imeruka, ukuntu abantu bazacirwaho iteka, ukuntu hazabaho umuriro utazima. Nubwo hari amadini amwe atabyemera ko abantu bazahora bashya iteka ryose, ariko birira byemera uko bishaka, ariko bifata. ariko cyo tuzi uko abantu batizera n'abanga Imana nibayikorere bazapfa bose be kwibukwa, kandi magambo bazarimbuka iteka ryose. Hanyuma rero ibyo byose bazabyibuka ko abantu bari mu isi bagiye babivugaga, kandi bibuke ko bababwiraga ko nyuma y'uko itorero rigiye ari ukurimbuka. Ibyo bituma abantu baparika imirimo yabo, rero bareke gukora, ahubwo bagiye mu cyunamo. Babuza abantu babo bagiye, abana bagiye, abagabo bagiye, abagore bagiye, abakozi bagiye. Impanuka zabaye hirya no hino ku isi, izo mu kirere, izo ku mazi, izo ku butaka. Ibyo byose bizatuma abantu bahangayika, imirimo ihagarare. Kandi isi kuntu yubatse, yubakiye ku bikorwa, yubakiye ku murimo. Isi uramutse ufashe saa imwe nibuza ku isi yose nta muntu n'umwe uri gukora, igihombo isi yagira bashobora kukigarura mu myaka irenga 500. Isaha imwe nta muntu ukoze mu isi, nta muntu n'umwe ukoze. Murebe nk'ejo bundi muri coronavirus, mu gihe abantu bari muri za lockdown, abantu bakoreraga mu mazu. Isi yubakiye ku gukora. Bafashe saa imwe ku isi yose nta muntu ukora, igihombo isi yagira bakigarura mu myaka myinshi. Niyo mpamvu rero icyo gitondo riva mu isi ku isi abantu bazaparika imirimo kubera ubwoba bwinshi buzasigara mu isi. Bizatuma habaho intama y'ikubagaho ihuriyemo iriya miryango, ari wo muryango w'abafrimaso, umuryango w'abarose kurwa, Illuminati, abajesuiti, umuryango wa UN, ndetse harimo n'uriya muryango twabwiwe w'abayuda witwa The Rothschild. Akaba ari bo rero bazakora inama bashaka kuwaza gukemura icyo kibazo cya ekonomi isigize, kuntu ihananutse, ubukungu bukaba busubiye hasi, kandi akaba ariho ikibazo abantu badashaka gukora, bafite ubwoba.
rero antikristo agomba kuzaboneka ngaho. Bitwara bibigishije ubushize, igitabo kuri nahishwe kirabivuga neza, kirabisobanura. Ugishaka watubwira tukakikugezaho, hanyuma ukamenya neza ibyiringiro byawe aho bishingiye, kugira ngo ube mu gakiza udafitemo amayoberane. Rero icyo gihe antikristo azajya mu Bisiraheli, ubwo tavuga ya myaka 3 n'ice ya mbere, mu gihe azaba ari gusezerana na benshi isezerano rikomeye rizamara iyo myaka 7, ajye mu Bisiraheli babwira ati noneho rero ni Mesiya mwari mwarategereje. Bamubwire bati niba ari wowe. Ubuhanuzi yaba Danieli, Yesaya, Yeremiya, Ezekiyeli n'abandi bose bagiye bahanura ko Mesiya naza ari uzadukiza igitugu cy'abanyamahanga. Iyi ntambara duhoramo hagati yacu na Palestina idashira. Danieli yarahanuye ko intambara n'ibyago bizagenda bigeze imperuka. Niba rero Mesiya ari ugomba kuyagarika ngo ahagarike izi ntambara. Murabona iyi ntambara hagati ya Israeli na Palestina ntizigire ihagarara kiretse Mesiya wenyine uzayihagarika. Ariko antikristo azabajisha muri icyo gihe ababwire yuko igomba guhagarara, kuko rero amahanga yose, ibihugu byose bizaba byamaze kumuha ubutware, ari butwaye isi, kubabwira ngo muhagarike iyo ntambara bizaba byoroshye, bazahita bayihagarika rwose. Isiraheli rero basezerana isezerano yuko ari Mesiya kandi agiye kubayobora. Bamuramya ati niwe mwami twari twategereje. Akaba ari nabwo bazubaka rwa rusengero rwabo. Hari abantu bakunda kuvuga ngo Isiraheli ngo izubaka urusengero rwabo mbere yuko Yesu aza mu isi. Rwa rusengero rwahoze hariya Isilamu yubatse iriya musigiti wabo, ruzubakwa umunsi itorero ryavuye mu isi, kandi ruzubakwa kubwo kugira ngo Yesu nagarukana n'itorero azasange ruhari. Ku itorero ryose bari mu kirere, ruzubakwa muri bya bihe. Rero antikristo ababwiye ati kugira mwemere ko ndi Mesiya mpagaritse intambara kandi mwubaka urusengero rwanyu. Iyo tugiye mu mateka tubona ko Herode yubaka urusengero yarwubatse atari uko Abisirayeli bamwemera. Ntabwo Herode yubatse urusengero rw'Abisirayeli kuko Abisirayeli bamwemeraga, ahubwo yarwubatse kuko bari barukeneye, bituma banamwemera ko abayobora. Kuko Herode akomoka mu muryango w'Abedomu. Abedomu ni bene Esawu, babaga ku musozi witwa Seyiri. Igitabo cyo Gutegeka wa 2 igice cya 1 n'icya 2 barabitwereka. Rero Abedomu aribo bakomoka kwa Esawu barwanyisha Abisirayeli cyane. Niyo mpamvu Herode batagombaga kumwakira ngo abayobore, ariko ababwiye kubakira urusengero baramwemereye. Uko ni nako bazakira antikristo, usibye ko bazabana mwemera ko ari Mesiya. Hanyuma ikimenyetso cya mbere kizatuma mwemera nuko azahagarika intambara hagati yabo na Palestina. Ikimenyetso cya kabiri nuko azababwira ati nimwubaka urusengero babone birakunze ko abayisilamu b'Abanyepalestina bazabyemera ko azaba bayoboye. Aho nibo bazavuga ngo niwe Mesiya. Ibyo bikazaba mu gihe cy'imyaka 3 n'ice ya mbere. Imyaka 3 n'ice ya mbere irangiye rero, hakurikiye ya kabiri nkuko Danieli yabibwiwe na Marayika Gabriel. Yamubwiye ko ngo uwo mutware ari wa antikristo azahita abuzanya ibitambo n'amaturo, kuko muri iyo myaka 3 n'ice urusengero rurangiye, Abisirayeli bazakomeza imihango yabo ya Mose yo gutamba ibitambo, yo gushyiraho amaturo, iby'isabato, biriya byose, igicaniro cy'imibavu, igicaniro cy'ibitambo, basubize mu rusengero igitereko cy'amatabaza 7, yameza y'imitsima 12, byose imihango ikomeze. Noneho rero nibwo azabajya babwiye ati mwigireyo, ninjye Mesiya mwari mwarategereje. Ibitambo n'amaturo n'ibyo byashushanyaga, kandi koko birivuga ko ariwe byashushanyaga. Intama, ihene, inka ziriza, bira byose byapfaga buri munsi, ninjye byashushanyaga, ninjye gitambo gikomeye. Nimwigireyo nitambira igitambo. Icyo gihe rero ngazitambira igitambo. Noneho kuko twabonye ko Antiochus Epifano wa 4 wabayeho mu 145 mbere y'ivuka rya Yesu, na Antiochus wa 7 wabayeho mu 135 agapfa mu 129, ndetse na Titusi wabayeho muri 70 nyuma y'ivuka rya Yesu, wagiye Yerusalemu akayisenya. Basemborezaga antikristo. Iyo ugiye kureba Antiochus Epifano wa 4 ikintu yakoze, yatambye ingurube. Akaba niyo mpamvu bahagurutse intambara y'Abamakabe bakamurwanya. Ibyo urabisanga mu gitabo kuri nahishwe turimo kubigisha. Iyi ntambara y'Abamakabe hagurukijwe n'umugabo witwaga Matatiyasi, wari ufite umuhungu w'imfura witwa Yuda Makabe. Yuda ubundi bisobanura inyundo, ndetse n'abarumuna be 2 nibo barwanya intambara barayitsinda. Aya mateka y'Abamakabe uyasanga mu Bibiliya ntagatifu. Noneho Antiochus Epifano yatambye ingurube ayitambira hera cyane, ajya ku gicaniro cy'imibavu. Nicyo cyatumye Matatiyasi agurukana n'umuhungu we Yuda n'abarumuna be ngo Imana ishyigikira amategeko yayo. Intambara barayirwana barayitsinda.
Antikristo rero naza nawe azasohoza ibyo uwo yakoze, azavuga ati mwigireyo nanjye ninjira hera cyane nkuko bari abagiye binjira hera, ati mwigireyo nitambire. Iki gihe azatamba ingurube, kandi ingurube ni kizira ku Bisiraheli. Abarewi igice cya 11 havugwamo inyamaswa zizira n'izitazira. Mu nyamaswa zizirayo harimo n'ingurube. Ingurube rero ni kizira ku Bisiraheli. Icyo gihe azatamba ingurube, nibwo Abisiraheli bazavumbura ko atari Mesiya. Ibyo bikazaba mu cyiciro cya kabiri cy'imyaka 3 n'igice ya nyuma. Itorero naryo rizaba riri mu kirere, riri mu cyumba cyo guhembwa. Yesu arimo kuryambika, arimo kuririmbisha kugira ngo yinjirane naryo muri bwa bukwe yateguye. Isi nayo Antikristo Abisiraheli bamuhinduka ati ntabwo uri Mesiya. Undi ati murayoboka itegeko ryanjye, nimutariyoboka murapfa. Hanyuma rero uko Abisiraheli batazabyemera, bazahita batekereza ko wa wundi bishe ari nawe wacyuye itorero, kuko iyo nkuru bazayumva ko ari itorero ryagiye, nibwo bazavuga bati birashoboka ko yaba ari we kuko Mesiya. Ikintu kizababaho rero, Antikristo azakoranya ingabo zose ziri hano mu isi. Nkuko twabibabwiye, tumaze kubona ko umuryango w'abibumbye umaze kwibumbiramo ibihugu hafi byose byo ku isi. Ingabo zirobanuwe mu bihugu zikora mu muryango w'abibumbye, yaba izirwanira mu kirere, yaba izirwanira ku mazi, n'izirwanira ku butaka. Babandi b'abahanga bazi kurwana bose usanga baragiye barobanurwa mu bihugu, bakajya bajya mu gufasha ibihugu biri mu ntambara, ariko bose bagiye mu buryo bw'ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye. Izo ngabo rero z'abahanga bazi kurwana, bazi urugamba, abizi intambara yo mu kirere bakabazi kuyirwana, abizi intambara yo ku mazi bazi kurwanira ku mazi, abizi intambara zo ku butaka bazi kurwanira ku butaka, b'abahanga barobanuwe baba mu muryango w'abibumbye. Antikristo azabakoranya bose, azatanga itegeko ko buri gihugu cyose cyo ku isi bagomba gufata izo ngabo zikaza kuri Isiraheli kugira ngo ahanagure ku ikarita y'isi igihugu cy'Abisiraheli. Ni ukuvuga ngo umusirikare wese uzi kurwana neza, uzwi nyine warobanuwe, azava mu gihugu arimo agiye kuri Isiraheli. Aho rero tugeze ku kintu bita umubabaro ukomeye ku Bisiraheli, ari nabwo bazacungurwa n'amaraso yabo, kuko Abisiraheli bazaba bamaze kuvumbura neza ko uriya atari Mesiya, ari Antikristo. Bamaze kumenya ko wa wundi bishe ari we Mesiya, nibwo bazemera kwinjira mu mibabaro, kuko bazatotezwa bikomeye. Buri Isiraheli ni agahugu gato kandi gafite ubwenge, gafite n'imbaraga Imana yagahaye ubwenge, bafite intwaro za kirimbuzi zikomeye. Buriya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikomejwe n'Abayuda baba muri Amerika, kuko ni abahanga. Isiraheli ni agahugu gato, ariko ibihugu byinshi biragatinye kuko ni abahanga, bafite intwaro zikomeye cyane. Kubw'iyo mpamvu bazabanza kwirwanaho, ariko bazatsindwa kuko isi yose zaba iri kubarwanya. Aho rero niho bazapfa benshi bazira ko banze kuyoboka amategeko ya Antikristo, kuko ari we kizira cyahanuwe kuva kera. Bitume rero abapfa bose baba bicunguye, mu kuvuga ngo bazaba bacungujwe n'amaraso yabo. Nibo bazaba bicunguye, ntabwo ari amaraso ya Yesu, ni amaraso yabo. Bazemera kumena amaraso bicungure kugira ngo batazarimbuka. Uwo ni wo mubabaro ukomeye rero ku Bisiraheli. Bizaba mu gihe kingana n'imyaka 3 n'igice. Ni ukuvuga ngo amahanga yose, igisirikare cyose cyo ku isi kizafata intwaro zacyo. Murabona bino bihugu by'ibihangange bifite intwaro za kirimbuzi. Murabona izi ntwaro zihora zikorwa buri munsi. Izi ntwaro bakora ntabwo bashobora kuzubura ngo barazirwanisha, kuko barabizi ko bahita barangiza isi nabo bagapfa. Ntibibaho, kuko niba tuzi cya gisasu cyatewe mu Buyapani, Hiroshima na Nagasaki, ni igisasu n'ubu kigifite ingaruka ku baturage babo, kandi icyo gisasu cyatewe muri 1945 n'uyu munsi haracyabaho ingaruka, kubera umwuka mubi ushobora kuzagira ingaruka kuri generasiyo z'abantu benshi ziyagenda zikurikirana. Uyu munsi rero bari gukora intwaro zikubye icyo inshuro utabara, baramutse bagiteye gishobora nabo kubagiraho ingaruka. Izi ntwaro zose bari gucura za nuclear baziteguriye kuzazirwanisha kuri Harimagedoni. Ndaje mbigishe mbasobanurire Harimagedoni, twaje tubasobanurire Harimagedoni neza, mwumva uburyo bayiteguye neza n'umwuka wa Satani uri kubakoresha, bakaba bayizi intambara, bakaba banayiteguye, akaba namva bora bakoreza intwaro za kirimbuzi kugira ngo bazazirwanishe barwanya Isiraheli, ariko banarwanya Mesiya. Tuguhaye ikaze
kugira ngo ukomeze kubana natwe. Reka dusoreze ahangaha, hanyuma noneho rero dutangire intambara ya Harimagedoni. Twari turi gusobanura uburyo abiseye bazinjizwa mu mubabaro ukomeye, ari nabwo bazacungurwa n'amaraso yabo. Turi gusobanura none kandi uburyo itorero ryo rizaba riri mu kirere ririmo rirahemberwa imirimo myiza ryakoze, Yesu ari kuririmbisha aritegurira kwinjirana naryo mu bukwe bw'umwana w'intama. Ubwo murumva ko tugiye gutangira noneho rero intambara ya Magedoni, kuko ibitwaro bya kirimbuzi byose bizajyanwa muri Isiraheli. Ndaje mbereka ahantu bizajya n'uburyo bazaba biteguye kurwanya Isiraheli, nihe bazabishyira, bizagenda gute. Ese niyo ntambara itwara Magedoni? Tuguhaye ikaze, reka dusenga Imana hanyuma dukomeze kugira ubumenyi. Ariko ndakwibutsa, turakomeza kwibutsa ko iki gitabo kuri nahishwe ari cyo gikuyemo izo nyigisho. Umuntu wese ugikeneye yatubwira tukakimugezaho, hanyuma tuguhaye ikaze ukurikire ikindi kiganiro. Reka dusengane Imana. Mana, turagushimiye kubw'ubutumwa bwiza tugejeho n'ubusobanuro bwinshi ukomeje kuduha. Fasha buri muntu wese kugira ngo arusheho gusobanukirwa ibirenze ibyo twebwe dusobanuye. Mwuka wera akomeze kumufasha muri byose mu izina rya Yesu, amen. Reka tugushimire ku mwanya wawe warufashe ubana natwe. Ubundi ikiganiro nakagaruka. Shalom shalom. Azatujyana muri amazu meza yaduteguriye, nitugerayo tuzahora turiri, zaba kumwe na Eliya, zaba kumwe na Abrahamu, tuzahora